Ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV, turabasuhuje. Uyu ni umwanya tubagezaho ibiganiro byacu. Uko mubibona rero, uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026, tukaba tuje kugira ngo tuganire n'abantu muri rusange. Akaba ari ubwa mbere ugeze ku Birindiro TV, kora subscribe, ukore like, usharinge ikiganiro kugira ngo ibintu byacu bijye bigenda neza. Turavuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, turavuga no ku gihugu cy'Ubugande. Aha rero amakuru dufite kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ku cyo bise M23 AFC RDF, bategetswe kurekura ibice byose byaba byarafashwe. Ejo rero bakaba bararekuye uhereye Sangi, Ruvungi n'ahandi hantu mu yandi mavilaje ahakikije. Ayo mavilaje, iyo mijyi rero cyangwa se iyo mijyi mito mitoya niyo ivugwa cyane kubera ko ni nka point de repere. Aho rero bikavuga ko baharekuye, ariko mu kuharekura murabizi ntibajya bagenderaho kwiba inka, kwiba abantu mu mazu, ibintu nyine bitajya bikorwa cyangwa se bikorwa n'abantu b'ibisambo cyangwa se ibintu by'ibyihebe. Bakaba babikoze rero, ubu bakaba barimo berekeza Bukavu, abandi barimo bambuka bajya mu Rwanda. Bakavuga ko urugamba rukomeje mpaka Bukavu, ariko hari indi nkuru twigeze kumva ivuga ku bijyanye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe uri mu gihugu cy'Ubugande guhera ejo, aho yagiye gusinya amasezerano n'igihugu cy'Ubugande ndetse na delegasiyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari cyangwa se rugeretse. Aha rero nk'uko mubibona, ubwo Wazalendo yari imaze kugeraho bita Sangi, reka nze mbereke neza kano kantu ko kameze. Ni ibintu bikomeye cyane, bivuga ngo uko bahageze n'ubundi bahafata ni nako n'ubundi bahavuye, kuko hariya ni FARDC yahatanze kubera ibintu byo kugenda barya amafaranga. Ngira ngo murimo murabibona uburyo abaturage bishimye bavuga bati dukuwe mu buhake, turetse kuba imbata. Abazalendo rero bahageraga ngira ngo muramubonye nawe. Nk'uko mubibona rero, aho ni abazalendo ubwo bari bageze nyine mu mujyi wa Sange, abaturage nabo barimo babakira. Ni ibintu biteye ubwuzu kandi n'ibintu byo gushimirwa. Ubwo bishatse kuvuga ko abazalendo bageraga mu mujyi wa Sangi, abakoreye Kagame nabo cyangwa se abakora icyo bita M23 barimo bafunga ibirago ngo bakurikira ingabo zabo. Nk'uko mubibona aha ngaha nyine, ngiyo iyo ni imodoka irimo ipakira imizigo igenda. Abo ni abakongomani bagambaniye igihugu, bagambanira bene wabo, barimo nabo bafunga bambuka, niba barajya mu Rwanda, niba barajya mu bihugu bikikije u Rwanda. Ariko nyine babwiye ko kugambana cyangwa se kugambanira mugenzi wawe atari byiza. Akaba ariyo mpamvu mbwira nti umuntu wese uzi ko yagambaniye umuntu mu gihugu cy'u Rwanda ugafungisha umuntu, gerageza wegere famiye ye usabe imbabazi, babwire ko atari wowe nawe washutswe, kubera ko ingaruka zitangiriye muri Kongo kandi zigomba kuza mpaka mu gihugu cy'u Rwanda, kuko objectif ni ukuvuga ko Kongo igomba gusubirana ibice byose yatswe cyangwa se yari yaranyazwe. Ibi rero bikaba bishatse kuvuga ko hari abo numvise bavuga ko ngo niba ngo byanze ngo hagomba kubaho ko
ngo abantu ngo bahishe intwaro noneho bakajya ngo mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga ngo waragambaniye abantu, nubwo wahishe intwaro abaturage bazaba bakuzi, lazima bazagufata cyangwa se bazaransenya aho uri, baze bagutware. Uko niko urubanza rumeze. Bikavugwa ko rero nyine ibintu bigikomeje, ariko hagati y'aho ngaho tukabona ko ibi byose ari ingaruka zo kutumva cyangwa se no gutegekwa cyangwa se n'uko u Rwanda rwari rwaratewe rukinjirirwa n'abanyamahanga, bakaza bagafata igihugu cyacu bakakigira sitasiyo yo kwiba cyangwa kwiyenza ku bihugu bituranyi. Mu minsi mike rero mukazabona n'ubundi abo bantu barimo bazinga ibirago basubira iyo baturutse, abandi bafatwa bajyanwa mu nkiko. Kugira ngo murimo murabona uko bimeze, uko bimeze hano ntabwo byoroshye. Abantu bakuru bose bishimye bavuga bati dukuwe mu bubata, dukuwe mu buhake. Abantu baravuga bati tuvuye mu buhake. Bavuga ko rero FRDC Wazalendo bose bakomeje, ariko hari andi makuru dufite yuko hano murabona ko ari Sangi, nkuko iyo video itari gukina neza nkuko bikwiye, ariko abona aho bita Sangi, ubwo FRDC na Wazalendo binjiraga mu mujyi wa Sangi. Bikavuga ko rero naho ubu ngubu ari sous occupation ya FARDC, Wazalendo bakavuga ko ngo bagomba gusubira inyuma, ngo bagasubira aho bahoze, kubera ko ngo MONUSCO ari ishaka kuhaza. Nkongera kubwira rero abantu bavuga ko ngo MONUSCO igomba kuza Sangi, ubu ni uburyo bwo kugira ngo bigize MONUSCO Uvira. Ibyo byakurikiraho nyuma simbizi, ariko icyo tuzi cyo mu mateka ya MONUSCO, nta gihe MONUSCO yigeze ikora ibintu bizima kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku Wazalendo. Avuga nti Abazalendo babivijira, kubera ko MONUSCO nta kintu kizima kigaragara cyane ishobora kutuzanira. Voilà. Aha rero nkuko tumaze kubigaragaza, Abazalendo barimo basubira inyuma, nyine ubona bacitse n'intege. Narudia nyuma kutoka Sangi, si ordre ya komanda region wa FRDC kusema kama Wazalendo warudie kwanza nyuma, FRDC songe mbele. Tawatumia hii video kuonyesha kisi Wazalendo hawapendezeshwi na hiyo hatua iliyochukuliwa, kwa sababu ngayo nguko baravuga bati Wazalendo ntabwo bishimiye kuri icyo cyemezo cyamaze gufatwa cyo kuba ko bashobora gusubira inyuma batagiye ngo bagere aho bita Bukavu. Murumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu bigomba kurebwaho. Wabeba kule mangambo ya kasika kule mangambo ya kupita katika kwa nibuka na wajogezi nibo batoshe mangambo huko bakusakwa na kamata abo nibuka na wajogezi M3 nuko na bese kwempo kumwenga tu sima kumbabo kugira ngo murimo murabyumva. Ubwo rero bari bashoreye inka bagiye cyangwa se barimo bagenda biba inka z'abaturage. Muziko za Plaine de la Ruzizi hari inka, iyo mu Bibogobogo hari inka, ahantu hose rubabura za zindi bavuga ko ngo baje kurokora abo bita abanyamurenge, zose bazikukumbye barazitwara. Abaturage barimo rero bibiza umunsi bavuga bati kumbe ba bantu bari baraje ngo kutubohora ni ibi byari byarabazanye. bababwiye umufungireze meze gute direct namahoro zariye yagiye kamakuru namwe abanyamurenge kizwa kugira ngo barabyumvira ko bivuga ko inka bazitwaye. yake wampaye hamwe n'abandi
tangaza no nakundi ngira ngo murimo murabibona rero uko bimeze hariya, ntabwo byoroshye, barimo barihanganisha nababwirana bati pole pole, nuko byagenze. Aha rero akaba ariho ruzingiye, tugiye kumenya rero ikigomba gukurikiraho, niba abantu bari bujye muri kantonoma, kuko bari kuvuga ko kantonoma zishobora gutangira kubera muri teritwari ya Uvira hariya mu mujyi wa Sangi, akaba ariyo mpamvu rero babwiye ngo bazende basubire inyuma, FARDC iba ariyo iguma hariya imbere. Ubwo rero ntabwo tuzi niba koko ari ukuri cyangwa se atari ukuri, ariko dutegereje ikiri buze kuba kibyihishe inyuma. Nimugoroba nibwo turaza kuba dufite amakuru atandukanye. Voilà. Muri partenariat stratégique rero dufite Yoweri Kaguta Museveni na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubwo ejo perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari aho bita Kampala, yagiye kubonana na perezida w'igihugu cy'Ubugande. Bivuga ko rero basinye amasezerano ku bijyanye n'umupaka ubahuza, bakavuga ku bijyanye n'ubucuruzi bugiye gutangira hagati y'ibihugu byombi n'ubucukuzi bwa peteroli. Ubwo birumvikana ko ari mu kiyaga cya Edouard, bikavuga ko rero bashyizeho uburyo bwo kurinda imipaka buhuriweho, buzajya bunorohereza uburyo bw'ubucuruzi muri kariya karere hagati ya Kongo n'igihugu cy'Ubugande. Ibyo nibyo bya mbere babanje gushyira hariya, ariko ibintu nk'ibi nyine biba ari kudir. Uwo ni sekuru wa Kagame, twavuga duti yenda ashobora kuba akibogamiye cyane kuri Kagame, ariko turabona ko wenda Museveni nawe arimo akurikirana inyungu z'igihugu cye, bitewe n'uko yamaze kubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubyinjiramo. Muri aya masezerano rero basinya n'ubundi hari delegation ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihari, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ihahagaze nka mediateri mu rwego rwo gusinya aya masezerano n'igihugu cy'Ubugande, kubera nyine ya partenariat regional cyangwa se ubucuruzi bwagutse bw'akarere k'ibiyaga bigari ku bihugu bikeneye kuba byakorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishusho rero yerekana ihuriro y'urujya n'uruza rw'ubucuruzi muri kariya karere cyangwa se mu gihugu cya Kongo, cyane cyane kuko niho hazaba hava ibikenewe ku rwego mpuzamahanga. Aha rero u Rwanda rudahamagawe, muhita mubona nyine ibihano bya Kongo icyo bishatse kuvuga, cyangwa ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ko rero mu minsi iri imbere ni ukwitegura bamwe kuzinga ibirago bikagenda. Abantu rero mutuye ku Gisenyi, Ruhengeri, Cyangugu, nyaboneka mubike amasaka yumye, birashobora kuza kuba bibi mu gihe itegeko ryatanzwe ryo gukura ingabo muri Kongo ritakubahirizwa. Amerika ishobora kuza gushyiraho igitutu noneho ikoresheje ingufu, igategeka ko abantu bambuka bakajya hakurya mu rwego rwo gusekuriza Kongo. Urumva Kongo nayo igashyiraho uburyo bw'ubwirinzi bwayo kugira ngo barebe ko bakuraho abajura baje kwiba umutungo kamere wa Kongo no kuwukoresha mu nyungu zabo bwite, cyangwa se mu guteza iterabwoba mu karere k'ibiyaga bigari. Ngayo nguko rero akaba yari umuhungu wa Birindiro. Andi makuru tukaza kuyababwira nimugoroba. Ciao ciao, umunsi mwiza.